nagufasha gute? cyari kuri kamera ubona zibakora Ko Bose ugabanye kamera bonjour nk'uko muri kubibona hano twageze ni ku rukiko turi kumwe na piyoni Ezekiel akongeza Ezekiel bwakeye reka mbanze ngo usuhuze ese shiwe unika meze neza waje ku rukiko kabisa ubona ko ntabyitabire n'agakote meze neza cyane kubera Imana so Ezekiel twaje ngaha ni ku Rubanza turi ni ku rukiko rw'ibanze rwa Gasabo ni mu rubanza rwa Harerimana Joseph cyangwa se Apotre Yongwe agezanga yaje muri modoka ya RIB kurada ari kuza kwerekana kuri kamera zitandukanye Yongwe mu kugera hangaha wowe ndabizuje akanya ko cyangwa nkubwire duce muri twabaye kugira ngo nawe wumve ukuntu bimeze no kubanga kigera hangaha Yongwe agisohoka aravuze ati kwa kuntu nyine atebye ati yakavuze yinjira mu rukiko aravuze ati bana banjye nanga mukomeje kunkamera dutiye gati n'uyo mfunzwe murankameye akigera mu rukiko ati I mean dig mean yinjira mu nzu hari mu rukiko nyine avugana n'umunyamategeko we berekana amadosiye mu buryo butandukanye kuvuga iryo jambo kwa Yongwe I mean ongera insubireremo I mean dig fungurwa ni nonaha gukira ni nonaha guhabwa akazi ni nonaha I mean dig iryo jambo rero rivuze iki kuko Yongwe ari ryo jambo rya mbere avuze agitera intambwe ya mbere akinjira mu rukiko rishatse gusobanura iki icya mbere ni ijambo Yongwe yajyaga akoresha mu bijyanye n'imyizerere ye n'uburyo yizera Imana kandi iyo yabaga ari gusengera abantu runaka yababwiraga iryo jambo rivuga ngo I mean dig kwizera aka ryo jambo rirakomeye kuri we niwe wari repese ni urizi kuko nubwo twagerageza twe kuryigana ntabwo twaryigana 100% nka nyirubwite so nyirubwite ro kuba ari kurivuga ni ikizere ubwe yifitiye muri situation arimo kuko ni ijambo yakoreshaga muri situation z'abandi uyu munsi rero nanone agomba kurikoresha muri situation ye nta wundi muntu rero uri buri mubwire kuko ari we waryiremyemo akaba ari we waryihizemo
kugira ngo abe ryo rimukomereza imbuto yo kwizera. Niyo mpamvu rero akigera mu rukiko kubw'icyizere confidence afite nta nubwo agomba gucika intege kuko nta mukristo ubundi ugomba gucika intege. Ikigeragezo cy'umukristo nicyo gikomeza umukristo. Niyo mpamvu rero yinjiye mu rukiko akarivuga kandi ukabona ageze imbere yacu ukabona nyine afite icyizere kuvuga ati ni mu nkamere nta kibazo bana baye. Ezeke uravuze uti ni icyizere nk'umukristo cyangwa se icyizere kuri we nawe uri umukristo ukaba n'umuhanuzi. Confidence Yongwe yinjiranye ngaha cyangwa se ibyo byose uvuze biragaragaza iki abantu dukurikiye ubu ngubu kuri iyi saha bitega iki mu myanzuro y'urubanza ngaha? Ikintu cy'ingenzi bagomba kubanza kwitega ni ukwizera kwa Yongwe no kwizera kw'abakristo muri rusange. Kandi ni icyemezo kigomba gufatwa n'urukiko. Nubwo twe twakwizera ariko utekereze ko hari urukiko ruje gufata iyo myanzuro. Rero icyo abantu bagomba kwitega ni icyo urukiko ruri bwanzure. Ruvanga icyo urukiko ruri bwanzure kiraba kirimo n'Imana. Kuko akaburya ngo n'Imana ishobora no gufunga wafunga bitewe n'iki Imana ishaka. Oya Bibiliya iravuga ngo niyo yica kandi gakiza. Irafunga ikanafunguza. Niyo ikenesha niyo itanga ubukire. Itanga umubabaro igatanga ibyishimo. Icyo twabwira abantu badukurikiye ntabwo ifungwa rya Yongwe ryaturutse kuri Satani cyese ngo rituruke ku kagambane. Ryaturutse mu kuboko kw'Imana kuko Imana niyo yemera ko umukristo ageragezwa. Mu buryo umukristo agomba kugeragezwamo kose rero no gufungwa birashoboka cyane ko Yongwe atari kugeragezwa n'inzara kubera ko Imana yamuhaye ibiryo. Icya kabiri Yongwe ntiyari kugeragezwa n'uburwayi. Wenda Imana yamuhaye isezerano ry'ubuzima kandi yanarwaye ntago twapfa kubiha agaciro ngo twumve ko ari ikigeragezo cy'Imana. Rero iyi Imana yo igiye kukugerageza ikugeragezaho inshuti n'abavandimwe babimenya n'umwanzi wawe akabimenya none ukabasha gusobanukirwa ngo cya kigeragezo nagishyizwemo n'Imana kuko nabonye umwanzi n'umukunzi. Ezeke abandi bari kwibaza ikintu nanjye nakibajije. Bati ubundi y'abantu baje kuburana nyine uzi ko bazanwa muri la inmate ya RCS la modoka RCS abandi bakazanwa mu modoka ya Pandagari. Bati nukubera iki we yazanwe muri modoka RIB? Icy'ingenzi nuko Yongwe aracyafitwe na RIB. Cyo nicyo cy'ingenzi ugomba kubanza kumenya kuko RIB n'urwego rw'ubugenzacyaha. Yego niyo ikimufite ni ikigaragaza ko ari RIB ikimufunze ntago arashyikirizwa RCS. Ariko uyu munsi nkeka ko ari ukuburana ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Ubwo riramutse rimutsinze hakemezwa yuko agomba gufungwa nibwo ari bushyikirizwe RCS. Noneho umunsi azaza kuburana mu misi wacyumvise nibwo RCS izamwizanira. So Ezeke aracyafitwe na RIB. Kangushimire tuganira n'abandi bantu benshi batandukanye. Icyo bari kubivuga ibintu. Yego murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Gakomezanye ugende hose ukora akazi. Yes. Tube tumeze gutya. Okay. kugira ngo Ezekiel umeze neza cyane. Ndashima Imana yaremye isi n'ijuru. Ezekiel uri umwe mu bavuga butumwa uje ku rubanza rwa Apotre. Uje kumushyikira nk'umuvuga butumwa cyangwa harimo umunyamakuru? Byose kuko byose ni umuhamagaro twahawe n'Imana. Nje mu rwego rw'ivuga butumwa nje no mu rwego rw'ubunyamakuru byose. Mu rwego rw'ivuga butumwa ubona Yongwe abakeneye kwiki muri ibi bihe arimo bitamworoheye? Yongwe muri ibi bihe dukeneyeho imbaraga z'amasengesho no kumugerera ku Mana. Kuko urabizi ko Yongwe yaciye mu bihe abantu bamusabaga yuko yabasengera. Uyu munsi rero natwe nubwo ari ahantu atabasha kuba yaduhamagara ngo atwandikire adutume kumusengera ariko ni inshingano twebwe nk'abakozi b'Imana kubanza tukaziyumvamo tukamuzamukira ya misozi yajyaga azamukira abantu tukamugira mu nsengero hahandi yajyaga agira abantu kuko umuntu yiturwa ibyo yakoze uko wagenjwe niko nawe uzagenzwa
uyu munsi wa none rero uko yasengeye abandi natwe niko turi kumusengera. Niko muri kumusengera. Amarangamutima yawe ni ayahe? Ni mu rubanza tugomba gutegereza imyanzuro, ariko nanone umuntu ku mutima we yarijya bavuga ngo ndifuza ko cyangwa se ndumva ku cyifuzo cyanjye byagenda gutya. Ku cyifuzo cyanjye nk'umukozi w'Imana nifuza ko mugenzi wanjye Imana yamucira inkoni zamba ikamubabarira ikamusohora mu nzu y'imbohe, kuko bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo umugabo mbwa aseka imbohe. Nago Yongwe namucira urubanza rwo kuguma mu nzu y'imbohe, ahubwo namusabira imbabazi ku Mana, ari nacyo gituma tuzamuka ya misozi tujya kumusengera kugira ngo Imana irebe amasengesho y'abera, kuko Bibiliya igeze ivuga ku ntumwa yitwaga Petero ngo uwitwa Herode amaze kwica Yakobo yumva muri we ashimishijwe no kwiyongeza uwitwa Petero, amuraje mu nzu y'imbohe araye ari bumwice. Bibiliya ivuga neza ko abitorero bagize umwete n'umuhate wo kumusabira ku Mana. Marayika rero nibwo yaje aca iminyururu yari iri ku maboko ye, uwitwa Petero akingurirwa inzu y'imbohe arasohoka ku bw'izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose. Iryo ni ryo sengesho turi gusengera Apotre Yongwe. Ntabwo twivanga ku mikorere y'urukiko, cyane ko urukiko ruba ruri connecte n'Imana, acyumvise. Niyo mpamvu umuntu afatwa agashyikirizwa urukiko rukamucira urubanza rukwiriye. Nta mucamanza n'umwe utarashyizweho n'Imana. Niyo mpamvu tutakwivanga mu mikorere y'urukiko. Urukiko nirwo rugomba gufata umwanzuro wa nyuma, kandi umwanzuro uri bufate uraba uri kumwe n'Imana, kuko Imana ishobora kuguhana cyangwa se ikakubabarira. Yego, biravugwa ko ariko nubwo muvuga ngo harimo inkunga y'amasengesho no kuba mwazamuka imisozi, ariko biravuga ko harimo n'akagambane ka bamwe mu bakozi b'Imana, cyane cyane bagaragara kuri social media. Icyo ntekereza ko ari ikinyoma, kuko mu byo umuvugizi wa RIB yatangaje icyo Yongwe afungiye. Ntabwo yigeze atangaza ko hari undi muntu wenda wamureze. Yaravuze ngo akurikiranyweho, arakekwaho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe iki uburiganya. Iperereza ryari rigikomeza. Uyu munsi nibwo turi buze gusobanukirwa iby'ingenzi noneho bishinjwa Apotre Yongwe. Ariko muri aka kanya icyo turebaho nicyo umuvugizi wa RIB yatangaje. Ibyo atatangaje rero twe kubivugisha umunwa, ushobora no gusanga abo ngaba ari kugira ngo bahondanye imitwe abakozi b'Imana, wenda Yongwe azanave no mu nzu y'imbohe yumva ko hari umuntu wamugambaniye. Ayo ni amakuru avugwa, bibaye ari byo ubwo waba yarabikoze. Bibiliya avuga ngo uko wagenje abandi nawe niko uzagenza. Uko byagenda kose nawe yazisanga muri iyo situation. Ntabwo tuzi inzira yanyuramo, ntituzi uko byagenda, ntituzi uko projet Imana yayitegura, ariko uko byagenda kose nawe yazisanga muri icyo cyiciro. Yazisanga muri iki cyo. Wigeze ufata umwanya by'umwihariko utabisize rusange mu bakozi b'Imana ubitekerezaho ahantu Yongwe aravuga ati reka muragize Imana cyangwa se reka musengere? Ngiye nafashe umunsi umwe wo kumusengera, cyane ko Yongwe mu minsi twaherukanaga hari inama yari yangiriye z'uburyo nkwiriye gukurikirana kano kazi kandi kakabeshaho umuryango wanjye. Muri make ntabwo Yongwe yigeze agaragara nk'umwanzi wanjye ku ruhande rwanjye. Rero nk'umuntu wo guhamagara mugahura mukicara mukaganira, hari inama yangiriye kandi mbona ko nkwiriye kuzigenderaho nk'umukozi w'Imana. Ambwa ati umukozi w'Imana nyawe agomba kurangwa no gusenga, ariko akongeraho no gukorera umuryango. Ntucike intege nubwo abantu baba bagukubita imijugujugu ngo kora ibi ngo gira gutya. Kora business nka business, ariko unasenge ntiwibagirwe gusenga. Iyo nama yangiriye nabashe kuyigenderaho, ariyo mpamvu ntagomba kumutererana mu kaga no mu bibazo yaba arimo uyu munsi. Ngiye nafashe umunsi umwe wo kumusengera, kandi na nimugoroba kuko nari mbizi neza yuko uyu munsi ari buze kuburana, nabwo twapfukamye turamusengera. Mu gitondo nazindukiye ku musozi witwa Banguka ngo utabare. Abandi nubwo ngiye mu rubanza rwa Yongwe, Mana singende nk'umunyamakuru nko gutara amakuru gusa, nanjye mpagere nimpagera kandi ubone ko nahageze nk'umuntu ufite ishyaka na ya masengesho. Naye ngiye kureba igisubizo cya ya masengesho nasengeye mwene data. Amakuru ava mu ijuru, amakuru ava mu ijuru ntayo natangarijwe, kuko nayatangarijwe nayasubiza. Nibutse abantu badukurikiye, ntabwo uko umuntu asenze ariko Imana ihita ivuga, kuko Imana ntabwo ari radiyo. Nshobora kuzana amakuru agendeye ku marangamutima yanjye. Icyo nzi cyo nuko nasenze, kandi Imana igomba gusubiza ikurikije uko nayisenze. Nasenze nsaba ko Yongwe
Imana mu gihe ibona ko agikomeje ikigeragezo imuha imbaraga zo kwihanganira ikigeragezo. Kandi ngeze hano mu makuru nagiye nkurikirana, nagiye numvise amakuru y'uko apotere n'ubundi akomeye kandi mukuri kw'Imana, nawe yifitiye icyizere cyane ko ageze hano asubiramo rwa rurimi rwiwe tumuziho twese ruvuga ngo I mean dig. Yego, icyo rero ni icyizere nawe ubwo afite cy'imbaraga z'aya masengesho, kandi burya iyo umukristo yifitemo icyizere byose birashoboka. Rero gushimire cyane Ezekiel urakoze. Ubwo reka dutegereze imyanzuro iri buvema kugira ngo ikibazo cyacu cyangwa se nuko nta muntu iriya n'inzu cyangwa se n'ahantu umugabo wese yakwisanga igihe cyari cyose, waba ukomeye waba woroheje uko wagenda kose ushobora kwisangamo mu gihe hari icyo ubuyobozi bubona bukwiriye kukubaza cyangwa se kukuryoza. Murakoze cyane. Murakoze namwe.